RDF yamuritse ibirango bishya bya gisirikare ku munsi wo kwizihiza umunsi wo kwibohora ku nshuro ya 32. Mu gihe u Rwanda rwizihizaga ku nshuro ya 32 umunsi wo kwibohora, ingabo z'u Rwanda RDF zamuritse ku mugaragaro ibirango bishya bizajya biranga inzego zitandukanye zigize uru rwego rwa gisirikare. Urabizi nubwo dufite RDF ariko igiye ifitemo imitwe myinshi cyangwa se inzego nyinshi zigiye zitandukanye. So mu byahinduwe rero harimo ibirango n'amabendera by'inzego zigize ingabo z'u Rwanda, ibimenyetso byambarwa ku maboko y'impuzangano ndetse n'ibimenyetso by'ubuhanga bwihariye. RDF yatangaje ko ibi birango byose bigaragaza umwihariko wa RDF, ishema ry'igihugu ndetse n'ishusho yerekana inshingano za gisirikare. So kumurikwa kw'ibi birango byahuriranye n'umunsi wa 32 wo kwibohora, wizihizwa buri mwaka tariki 4 Nyakanga, hibukwa ihagarikwa rya Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994 ndetse n'itangira ry'urugendo rushya rw'ubumwe, umutekano n'iterambere by'igihugu. Ingabo z'u Rwanda RDF zahoze zitwa Rwanda Patriotic Army cyangwa se RPA mbere yo guhinduka Rwanda Defense Force ariyo RDF dufite ubu ngubu. Nizo zahagaritse Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 ndetse zinagira uruhare rukomeye mu kubungabunga ibyagezweho nyuma yo kwibohora. Kuri ubu RDF ikomeje kurinda umutekano w'igihugu cy'u Rwanda, kwitabira ubutumwa bw'amahoro hirya no hino yaba muri Afurika ndetse no ku isi muri rusange, ndetse no gutanga umusanzu mu bikorwa by'iterambere bikorerwa mu Rwanda.